Yongwe ntago yigeze nubwo we yabyise ngo na amaturo ariko ntago ari amaturo Yongwe yazize gukangisha amagambo y'iterabwoba, gutinyisha abantu Imana akabasahura ibyabo ibyabakarye byabo, ariko yitwaje kubatera ubwoba, iterabwoba se hari umuntu Yongwe ugeze afatiraho icyuma, imbunda, ikibundi se Yongwe utari buyamuhe yari umugiriki? Reka nkubwire, aba banyarwanda ureba bari hanze aha, yego, barahamutse, imitima yabo ntago ituje. Gute pastor? Impamvu bahamutse ni iyi ngiyi, ntabwo umuntu nkanjye cyangwa umuntu nkawe mugenzi wawe akwiriye gutera ubwoba atagufatiyeho imbunda cyangwa icyuma, ariko kubera ihahamuka ryo bubakiyeho iteka ryose. Reka nkubwire, ikintu cyangishije muri uru rubanza rwa Poso Yongwe ni iki ngiki: abanyarwanda bamenyereye kuraguza, bamenyereye kujya mu bapfumu. Kubera impamvu, kubera iyo umunyarwanda yajyaga mu bapfumu, umupfumu yamuteraga ubwoba, akamubwira ati abakuru barakugirira nabi, abakuru barakugeza gutya nudakora ibi ngibi. Hanyuma ati abakuru baravuze ngo ugenda ushake inkoko y'ibara rimwe, bipfe bidapfusha, wa muntu akayishaka byange bikunde akayibona. Cyangwa bakavuga ngo abakuru bantumye inama, yego, imeze ukuntu y'amahembe yazamutse agashyika inyuma, bipfe bidapfusha uko byagenda kose ukayibona. Cyangwa abakuru bamutumye impfizi y'umusengo. Noneho ubwo bwoba abanyarwanda babwubakiraho, bamaze kubwakira bakubitana n'uwo bita Poso Yongwe. Abihindura izina. Poso Yongwe nawe abyita izina, we abyita ubuhanuzi, arayibatiza. Noneho abibatiza mu izina ry'Imana Data wa twese, sibizi n'ibindi na midiri, hagiye ngo ni midiri, ayidigira iminidigi. So arangije abyita atyo, amaze kubyita atyo, abantu aragenda bakubitisha ako kajambo. Arangije ababwira ngo nimutagira gutya irabica. Hariya ntago rero biriya bintu ntago ari amaturo, oya, byari uguhuguza, byari amahugu, ahubwo byari ubutekamutwe ariyo mahugu, uhuguza umuntu utwe. Nk'ubu ejo kuri gereza hari umuntu umwe wajyanye na Pastor Claude, ariko nawe ni umwe mu bareze Aposo Yongwe. Hajya aravuga ati jewe ntave ariko azampa ibyanjye. Muri makeya Yongwe nawe ari mu rukiko yemera ko agomba kuriha, yemeye ko agomba gusubiza abo yambuye. Mbese bivuze ngo Zakayo, Yongwe yabaye Zakayo, Yongwe yabaye Zakayo wemeye kuriha ibyo yagize gute, ibyo yambuye. None yarangije, bisobanuye ngo kumukatira umwaka usubitse ni ukugenda kujya kwishyura ibyo yangije, ibyo yariye. Rero ibyo bintu bitandukanye n'amaturo. Nta n'ikindi kintu cyo kora icyo nemera, abantu babesekuru Yongwe azi, agenda bagira inama, ba pasiteri bagenzi be besikoroka nkawe. Yiba ribi yatangiye gutorosha mu bashumba, kandi yafunga ikabona birembeye, irabamara, irabatwara. Nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV, nanone twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, tubashimira kandi ko mudahwema kudukurikirana hirya no hino aho mugiye muherereye. Ni ukuri turabibona, iyo dushyize ikiganiro mukakireba turabibona, ndetse tukanabashimira ko muri kubana natwe. Mwe mwakoze subscribe, Imana ibahereza umugisha, kandi nawe niba utarakora subscribe ndakwinginze kandi subscribe dukomeze kubana. Rero nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye hano kuri Dia Wacu TV, turi kumwe n'inshuti yanyu Pastor Fred. Uyu munsi twongeye kugaruka imbere yanyu tuje kubagezaho inkuru iri gucaracara, iri gucicikana hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye,
inkuru y'ifungurwa rya Apotre Yongwe. Mu mezi 7 ishize twari twagijeho inkuru ya Apotre Yongwe yafunzwe. Uyu munsi rero Apotre Yongwe yasohotse muri gereza. Ejo nibwo umucamanza yakase urubanza rwe asoma ko agomba gutaha. Mu by'ukuri rero turi kumwe na Pastor Fred kugira ngo tumubaze utubazo tumwe na tumwe kuko yakiriye ifungurwa rya Apostle mugenzi wiwe umukozi w'Imana Apotre Yongwe. Karibu Pastor. Asante sana, murakoze cyane. Ndashuhuje abantu bose bakurikiranye Ariya Wacu TV ndetse inshuti zacu z'akadasohoka buri munsi ziba zitegereje kugira ngo zumve ibiganiro byacu. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi bakomeze nkuko arimo kwivuga, bakande subscribe na comment zirakenewe na like kugira ngo tubashe kubona ko turi kumwe nabo kandi neza. Nkuko rero tumaze iminsi tugerageza kubashakira inkuru zigezweho kandi bashobora kugenda bumva, rero duhari ku bwabo. Pastor, ubushize turi mu kiganiro mu mezi 7 ashize igihe Apotre Yongwe yafatwaga, twavuze ko akamaturo kashobotse ndetse urukiko nubwo rwasohoye Apotre Yongwe ariko yahamwe n'icyaha cyo kurya amaturo. Bivuze ngo kurya amaturo byabaye icyaha uko byemejwe n'ubutabera ko kandi na Yongwe nawe yasabye imbabazi kuri icyo cyaha. Ubwo biragenda bita Pastor ntimuri buze gushirayo mu magambo Yongwe yavuze ngo ageze muri gereza yabonye hari byinshi cyane yakoraga bigize icyaha kandi namwe aba Pastor mugikora. Murajyaye buriya umuntu nyagirwa wenyine ajya yimenya. Yongwe ntabwo yazize kurya amaturo. Oya. Kandi ari cyo cyaha yaregwa. Oya. We yafashe uburyo bwo yaryaga mu mafaranga y'abantu arabubatiza. Abwita byose abwita amaturo. Ariko Yongwe ntabwo aryaga amaturo. Kandi Yongwe yaravuze ko abashumba bari muri iki gihugu n'abari hanze yacyo barya amaturo kandi baguwe neza nta gereza bagiyemo. Ngaho sobanurira abantu Yongwe ikintu yazize. Ntabwo kurya amaturo. Yongwe yazize ikintu cya mbere gutera abantu ubwoba, kuko urabizi ko yavugaga ngo yiba guhanuriye ni nonaha, ituro nonaha, igitambo nonaha, igitangaza nonaha. Noneho ibintu byose byari nonaha. Noneho iyo umuntu yazaga akeneye ko Yongwe amusengera yamucaga amafaranga. Ubwo se amafaranga si ituro? Ituro n'amafaranga no guca ikintu umuntu runaka ntabwo biratandukanye. Ituro ubundi birivuga ku maturo mu buryo butatu ngira ngo. Yego. Hari ituro ry'umutima ukunze. Yego. Iryo ni ryo n'abantu bakwiriye gutanga. Hari ituro ryo gushima. Ushima ku by'Imana yagukoreye. Yego. Iryo naryo ni ryo umuntu atanga. Hari ituro ry'umuhigo. Yego. Hanyuma muri maturo yose ntago ari Yongwe yagira gute yaregewe. Ituro rya kimwe mu 10. Hari n'ituro rya kimwe mu 10. Umugabane wa kimwe mu 10. Aha, umugabane wa kimwe mu 10. Noneho ayo maturo uko atangwa siyo Yongwe yagize gute, siyo Yongwe yazize. Yongwe yasaga nk'umuntu ufata ku ngufu. Utegeka. Tanga ibi. Nutabitanga uraza kubona icyago kiri bukubeho. Urahura n'ibibazo ibi n'ibi. Ngo nugukangisha. Noneho nibaza hari uruhande rumwe Yongwe ntago yigeze nubwo we yabyise ngo na amaturo, ariko ntago ari amaturo Yongwe yazize gukangisha amagambo y'iterabwoba, gutinyisha abantu Imana no akabasahura ibyabo. Ibyabo akarya ibyabo ariko yitwaje kubatera ubwoba, iterabwoba.
iterabwoba se hari umuntu Yongwe ugeze afatiraho icyuma imbunda ikibundi se Yongwe utari buyamuhe yari umugiriki reka nkubwire aba banyarwanda ureba bari hanze aha yego barahamutse imitima bo ntago ituje gute pastor impamvu bahamutse ni iyi ngiyi ntabwo umuntu nkanjye cyangwa umuntu nkawe mugenzi wawe akwiriye gutera ubwoba atagufatiyeho imbunda cyangwa icyuma ariko kubera ihahamuka ryo bubakiyeho iteka ryose reka nkubwire ikintu cyangishije muri uru rubanza rwa Poso Yongwe ni iki ngiki abanyarwanda bamenyereye kuraguza bamenyereye kujya mu bapfumu kubera impamvu kubera iyo umunyarwanda yajyaga mu bapfumu umupfumu yamuteraga ubwoba akamubwira ati abakuru barakugirira nabi abakuru barakugeza gutya nudakora ibi ngibi hanyuma ati abakuru baravuze ngo ugenda ushake inkoko y'ibara rimwe bipfe bidapfusha wa muntu akayishaka byange bikunde akayibona cyangwa bakavuga ngo abakuru bantumye inama yego imeze ukuntu y'amahembe yazamutse agashyika inyuma bipfe bidapfusha uko byagenda kose ukayibona cyangwa abakuru bamutumye impfizi y'imisengo noneho ubwo bwoba abanyarwanda babwubakiraho bamaze kubwakira bakubitana n'uwo bita Poso Yongwe abihindura izina Poso Yongwe nawe abyita izina we abyita ubuhanuzi arayibatiza noneho abibatiza mu izina ry'Imana data wa twese sibizi n'ibindi na midiri harya ngo ni midiri ayidigira iminidigi so arangije abyita atyo amaze kubyita atyo abantu aragenda bakubitisha ako kajambo arangije ababwira ngo nimutagira gutya irabica nudakora ibi ngibi umwana we ntabwo azakira nudatanga amafaranga na gutya ibyo washaka kumara nta kigizabiguha ituro ry'ishimwe gushima biterwa n'uburemere bw'umutima wawe ufite gushima kandi ushima Imana yakoze ntushima itarakora Yesu yabwiye ngo iki umubembe wagarutse aje kumwereka yarambwiye ngo genda wiyereke umutambyi nuranje utanga ituro ry'ishimwe kuko ari amaze gukira ariko hariya ntago rero biriya bintu ntago ari amaturo oya byaruguhuguza byari amahugu ahubwo byari ubutekamutwe ariyo mahugu guhuguza umuntu utwe nk'ubu ejo kuri gereza hari umuntu umwe wajyanye na Pastor Claude ariko nawe ni umwe mu bareze Poso Yongwe hajya aravuga ati jyewe ntave ariko azampa ibyanjye muri makeya Yongwe nawe ari mu rukiko yemera ko agomba kuriha yemeye ko agomba gusubiza abo yambuye mbese bivuze ngo Zakayo Yongwe yabaye Zakayo Yongwe yabaye Zakayo wemeye kuriha ibyo yagize gute ibyo yambuye none yarangije bisobanuye ngo kumukatira umwaka usubitse ni ukugenda kujya kwishyura ibyo yangije ibyo yariye rero ibyo bintu bitandukanye n'amaturo nta n'ikindi kintu cyo kora icyo nemera abantu babesekuru Yongwe azi agenda bagira inama ba pasiteri bagenzi be besikoroka nkawe y'ibibaribi yatangiye gutorosha mu bashumba kandi yafunga ikabona biremeye irabatwara burya rega hari ukuntu babanza gupima bakavuga batari ko ikintu tugikoze gutya byakunda ubundi byavamo noneho buriya Yongwe ryari igishoro mbonera cyaribwe buriya yageragezaga ngo irebe ese ubu wamufata gutya byavamo amategeko hari uburyo yanonosorwa akamukakira noneho buriya byariye icyaha cyamuhamye buri icyaha bwo cyamuhamye kandi agatsiko kemera gusaba imbabazi kuko Yongwe kuba yasohotse ahamijwe icyaha uwo bita Claude ntabwo yasohotse nk'umwere oya ntabwo ari umwere ntabwo yasohotse nk'umwere icyaha cyamuhamye cyo kwesikoroka mu minsi yashize abantu bose bamwe bari babizi ko Poso Yongwe yakoze ibyaha kandi bifatika ku buryo harimo umwe
umupasiteri umwe amaze wamukatiye imyaka 3 yego inshuti cyane babana bagendana yamukatiye imyaka 3 we kandi Pastor Claude yaraye mu bantu ba mbere bagiye kumwakira bravo ryarya bw'abantu hanyuma bita Rwema yawe yamukatiye hafi imyaka 10 uri ufite cyamakuru twa Rwema avuga ati we naga ari buvemo ni ukuvuga ngo abantu hari uwo bita Justin nawe hari n'imyaka nawe yamukatiye bari bagiye bamukatiye kandi abeshi n'abapasiteri Rwema ni umukristo ndambizi Justin ni pasiteri Claude ni pasiteri ngo ni pasiteri hanyuma Claude ni pasiteri buri mwe yagiye amukatira ibye bihwanye n'uburemere bw'icyagize gute yamubonagaho noneho birangiye ariko icyatumye urukiko rumurekura nuko yaremeye asaba n'imbabazi kandi uwemeye agasaba imbabazi agabanyirizwa ibihano mu Rwanda so noneho birangiye arangije anasaba urukiko uburenganzira bw'uko ari umwe mu bantu bagiye guhindura inyigisho zo bajyaga bigisha yego icyo tucyumvikaneho neza ariko buriya ntiyaba yasohotse ahubwo agiye kuba spy ya RIB yo kujya ayimenyesha pasiteri bari gutubura wabwirwa n'iki kuko we yaravuze ati ngiye kubafasha hanze niwo mwuga aba bapasiteri we bari ku mihanda bari ku ma YouTube nicyo kibabeshejeho babeshejweho no gutubura aranje avuga ati mureke sohoke ngiye guhindura icyo wenda ntabwo yagitangaje ariko ndavuga mu byatangaje yego ngiye kuba umwe mu bantu bagiye kurwanya ubu bwesikoro yego bw'inyigisho z'ubuyobe yego agenda ugamije kwihesha utwundi kwihesha utwundi kwihesha iby'abandi noneho we asohotse ariyo mission bisobanura rero inshuti za Poso Yongwe zimuba hafi mwari mufatanyije ubwesikoro murarye muri menge mumenye ngo icyitso cyaje we yamaze kwemera kandi yemera ko inyigisho yigishaga zari z'ubuyobe kandi siwe wenyine buriya niba yarigisha inyigisho z'ubuyobe afite n'abapasiteri yareze kuko Aposo Yongwe n'umushumba w'abashumba wa mungani we ngo ni ministry umva reka maze ngubwire wa Horrible Ministries reka maze ngubwire kano yego bari abapasiteri ureba abapasiteri bari ku macano bagira hoteli bahuriraho ariko pasiteri hari ikintu cyo maje kubona bariya abagabo bashobora kuba bafite ishyirahamwe umva mbikubwire neza bari abagabo dushobora kuba wenda rimwe na rimwe hari n'igihe turabivuga bamwe bakavuga ngo ni ukubibasa cyangwa natwe turi nkabo ariko bariya abantu bafite koperative agakiro maze iminsi mbona muri bino bibazo bya Pastor Claude na Mutesi ikintu cyanangaje ni kimwe yego ubita Pastor Juste yari umwe na Claude basenya Mutesi yego ikintu cyatunguranye ni umunsi Juste ahagurutse n'indabyo n'ururabyo ajya gusura inshuti ye Mutesi n'umugore we aragenda ajya guha Mutesi amwihanganisha Mutesi aranje afata impano y'ibitenge abiha umugore wa Juste none se ubundi buriya Mutesi biriya bitenge yahaye Mutesi yahaye umugore wa Juste n'ibikuburano ibyo tuvuze kwikora ikiganiro kandi ngo yagiye amutunguye byari surprise reka dukomereze kwa Claude ibyo tuvuze kubisesengura neza mu kanya turabisesengura neza turebe koko niba biriya bintu bitari birimo agakoryo noneho icyo nani mukubwira bariya abantu bari abapasiteri cyangwa se abaposo navuga bamwe bapfobeje amazina yabo cyangwa se titire zabo ba poso ba bishopu n'abapasiteri na ba reverand bagira ahantu bahurira abangaba bo ku mbuga nkoranyambaga noneho barangiza abo ujya kumva ngo ni ba Karosi none se reka maze nkubwire wibuka deba yabaye nyakwigendera Pastor Eugene amaze gutabaruka
ya Apotre Yongwe na Claude yego bahagurukiye urugo rwa nyakwigendera Tojeni. Nyuma yaho se nibaje gushwana, bamara gushwana bakandagazanya, bakanafungishanya, baranza bakanafungishanya. none umunsi wo gufungurwa none niwe muntu buri rukiko rwose Claude yabaga hari, ngo n'umwavoka wa mbere wari wamushatse, ni wamushatse. Yashatse uwa mbere washatswe yaragiye, Claude yasohotse mu rukiko avuga ngo uyu mwavoka akazi kuburana, ajya gushaka undi, ajya kumushakira uzi kuburana. Buriya abapasiteri bose bari muri Kigali bemera Claude nk'umuntu uzi kugira gute, uzi urubanza. Buriya Claude niyo kintu bamuziho, bamuzi nk'umuntu uzi urubanza kandi uzi umwavoka muri iki gihugu ukomeye, uzi kuburana. Claude aramuzi. Urumva, noneho buri rubanza rwose Claude yabaga yagiyeyo, yabaga hari. Na nimugoroba n'umwe mu bantu abanyamakuru batunze mikoro bamubaza bati wacyurite ifungurwa rya Apotre Yongwe, kandi wamukatiraga imyaka ingahe? kandi yamukatiye imyaka 3 nguko iby'imihanda by'abashumba. Aha, none se Pasteur Yongwe wa mbere ya gereza na Yongwe wa nyuma ya gereza urabona ute? Urabona Yongwe yiteguye guhinduka? Agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Sindi buvuga ngo Yongwe wa mbere atandukanye na Yongwe wa nyuma, kuko wa nyuma ntabwo nari namubona. Uwo nzi ni uwa mbere. Ariko hari uburyo ubona nk'umuntu, ukabona uburyo mbere yari ameze n'amashagaga wenda avanye muri gereza, ukabona ko ashobora kuba yaraciye. Yongwe avuye muri gereza ari umusitari, yamamaye kuruta uko yari asanzwe yamamaye, yari acyamamaye. Urumva rero wigeze ureba iriya video yiwe twafashe akiva gusohoka mu rukiko? Wabonye ameza atese, wabonye afite, urebye ku jisho, buriya ijisho rya muntu iyo rirebye rirahinduka, wabonaga afite kwicuza muri we no kureka ibyo yakoraga. Yongwe icyo ashaka kugira ngo asohoke. Nakubwiye ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora kagize gati, gahora gahese. Rero icyo nemera cyo umuvuna arawuhindura, arahindura umuvuna, ariko nahindura kurya. Inzira yaryagamo arazirahindura. Ziriya nzira yaryagamo. Wumvishije ijambo yatangaje? Yavuze ngo avuye mu bubyutse bukomeye cyane, azanye amavuta aruta ayandi ngo muri gereza. Ayo mavuta rero ngo ubu ngubu ngo ayimidirigidi ngo biri gukora neza kurushaho, ngo kuko ngo amaze iminsi ngo abwiriza ngo imbere y'ibihumbi 5, ngo mu cyumweru ngo yabaga afitemo ibiterane, ngo yasibaga umunsi wakora igiterane ngo ku cyumweru, ku wa kabiri, ku wa kane. uwo bamwita Apotre Yongwe. Hanyuma ubwo rero witegura Apotre Yongwe, ubu ngubu amavuta azanya ruto yari afite mbere. Ayo mavuta rero bagiye kuyaryamamo, bagiye kuyatangiramo ituro, bagiye kuyaturiramo. Inzara ya gereza yose igomba gushira. Yego, simbona ntago ndimo kubona Apotre Yongwe yahindutse mu buryo bwo kwakira amafaranga, mu buryo bwo kwakira amafaranga. Ahubwo ndabona amafaranga rega kuyakira si icyaha, nyine banza ubwo buryo ayo mafaranga yaje, nyine nyumva neza. Ntago ndimo kubona Yongwe yahindutse mu buryo bwo kwakira amafaranga, ahubwo ndabona Yongwe yahindutse mu buryo bwo kwaka amafaranga. Bivuze ngo ntago ari bwongere kuyaka atera ubwoba, kwa kundi arahindura umuvuno wo kwaka amafaranga. Ariko suko kutayaka, suko kuyaka ari bubireke. Oya, nze kubanganiraho n'umuntu n'umuposo umwe muri Kigali aho ngaho. Yego, turimo kuganira, arangije yambwiye ati Pastor ni ati muri iyi Kigali tuyirimo, yarantwaye ahantu muri hoteli ikomeye,
anyakiriramo turimo gusangira aho ngaho agakoko. Angela arambwira ati iyi Kigali kuyibamo ni imibare. Ati umukristo wese uri mu rusengero ni umugenzi. Yego. Uyu munsi yiba atuye Kimironko, ejo azaba atuye Kibagabaga. Yego. Ejo bundi azaba atuye Nyarutarama. Ejo bundi azaba atuye Kicukiro. Abageze mu Gatsata. Aha. Ature ntago azajya viyo ngiyo. Aza aho nuye aho ngaho. Ati wo umukristo warimuka ariko to ntabwo rigira gute? Ntabwo ryimuka. Ate yibaje. Ati abakristo twebwe tubara nk'amazi muri Kigali tubara nk'amazi atemba. Atubwiye yibaje ibyo azanye arabisiga. Urwana n'uburyo ibyo yazanye abihasiga. Ndamubwira se aramutse azanye karande n'imivumo tarazisiga agasiga n'ituro rizirwanya. Wagakomeza. Bisobanuye rero ngo nago nakubwiye ngo Apotre Yongwe ntago ari bureke kurya amafaranga ahubwo arahindura umuvuno w'uburyo yaka. Uburyo yaryagamo. Uburyo bwo buragumaho ahubwo uburyo yaka. Uburyo yakagamo. Yakagamo nibwo buri buhinduka ariko uburyo bw'imirire ubwo ahubwo biriyongera. None ubwo avuze ngazanya amavuta kubye ayo yarafite. Yose yaryaga amavuta abizi kari makeya. None ubu yatangiye kwiyemeza yuko amavuta ari menshi. None avuye kuzana menshi. Amezi 7 amaze imageragere yarari kongera amavuta. Yari yarabonye umwiherero mwiza wo gusenga. Oya. Umwiherero yarafite nagene nari kutubeshya. We yarari mu bibazo. Urumva nareke kutubeshya nareke. Cyokora icyo nasaba ni kimwe. Nibagabanye ibintu by'ubwesikoro iba barahamagawe n'Imana bakorera Imana bahamagaye. Yego. Mu byukuri mbizi neza ituro rivuye ku mutima ukunze, ituro ritazwe n'umukristo. Mureke dusenge yiba abakristo bazanye ituro. Umukristo nazana ituro ry'umutima ukunze. Umusabira umugisha ntabwo umukristo azakurikirana ituro ngo agiye kureka. Oya. Nta muntu nta nuwo watera ibuye kubera ko yari yituro ariko n'umutekero mutwe ariko n'umubeshye zakureka ngo kugira ngo abone urubyaro nuko atanga miliyoni zingahe. Aba bakristo bamaze kumenya ko n'umupasiteri afungwa. Yego. Nta muntu uzongera na mupasiteri uzongera gutera umukristo ubwoba. Nuko uzajya kumutera ubwoba ukawumutera yagufasha amajwi. Yakurikodinga ahita ajya kuri RIB. Ajya kurega. Nuko guha amafaranga akayaguha kuri Moble. Message akayipuritinga. Yiba kugeza uyu munsi wa none Yongwe yarakiriye amafaranga akaba ategetswe kusubiza. Hanise ahubwo gereza mageragere n'ahandi abapasiteri bagiye kuyiyoboka. Barayinjira nibadafunga inda zabo. Ariko abapasiteri bateka mutwe. None wajya ngo ubundi abandi nabaye. Ndeko umupasiteri nyamupasiteri ntago ibyo ngibyo birimo. Ari gukorera Imana. Nyuzwe nuko mbayeho. Yego. Nyuzwe n'ibyo ndya. Umukristo naza nitura akavuga pastor kubw'iki Imana yankoreye. Dore ituro nje gushimira Imana. Bibiliya tubwira ngo twaherewe ubuntu bantu b'Imana twaherewe ubuntu dutangira ubundi. Ya mafaranga yajyaga baca ngo ajye kubasengera i Burundi. I Burundi habaye iki? Kabya bindi ngo muzane ibyifuzo muzane nitike ngo njye kuri Pra Mountain njye kubisengera. Yiba ari wowe wabisengeye ahuri. Wabisengeye. Yiba hari ubudahangarwa Imana hari amavuta Imana yagusutse hari ubudahangarwa Imana yagusutse. Wabisengeye. Oya noneho nawe nkurikiranye hari ibyifuzo ufite. Bizane tugusengera imbere ya kamera. Tutagiye kandi Imana ibikore. Kandi naturo tukwaka. None se umutima wawe nugutegeka gushima uzashime. None se ubundi hari ahantu Imana itari. Hari aho wasenga Imana ntikumve. Ni hehe se nyine? Ku buryo ugomba kongeraho amatike, ugomba kongeraho ariya nama rya sene amafaranga yo kuzarara muri hoteli, ugomba kongeraho. Twegeze kubiganiraho kugira ngo muri icyo gihe cyashize. Yego. Tuganira kuri aya maturo ya Yongwe dore ko ariho yakomeje kuvugwa. Ariko ariya nama atakira ngo inama rya sene. Ahantu hariho hose icyifuzo cy'umuntu
ugiye imbere y'Imana wasenga. Ubuse ko yazanye amavuta asumbayo yari afite kandi yabaga muri atajyaga agenda. Ayavanye muri gereza. Aravanye muri gereza aho yarari. Ubwo twavuga ko amavuta ya Yongwe aho yajyaga avuga avana mu mahoteli n'ahandi yabaga ya pirate. Nose azanye amavuta aruta yandi ubwa ya mbere ntago yari amavuta. Ya yandi yajyaga asenga ari Mariyoti. Ari Mariyoti. Amavuta yasengeye muri Mariyoti yari pirate. Ariko reka mbabwire Imana n'umukozi w'umuhanga. Yego. Uzi guhagarara ukajya amafaranga y'abantu wize ukabiyemeraho ngo ngiye nsengera ukayigamba wari amafaranga y'abantu y'abaturage yabonye iyo icyuya abana be batariye uko bakwiriye kurya waze ukayigamba ngo ngiye nsengera ngo muri Mariyoti. Amezi arenze ngaha amaze iminsi asengera. Buriya ashobora kuba ariko muri gereza yarihannye pastor. Buriya Yesu yavuze ijambo rimwe rikomeye. Aravuga ngo nimuzatangazwe n'ibyo bakora n'ibyo bavuga. Imbuto bera. Ubwo no kuvuga ko tumutegeye ku mbuto. Nyuma yo kuva muri gereza. Ubu nago ngiye nakwemera ngo yahindutse atese. Uzabitubwira hanyuma yagiye kingana iki ko yahindutse? Nyuma y'amezi 3 birabaye yongeye yagarutse mu itangazamakuru agarutse ku mihanda hariya. Uzabamenye niba yarahindutse ariko cyangwa akiri Yongwe. Buriya rega hari abantu nemera. Buriya Yongwe nawe nabanga burya ni nka korode. Nabanga hagajya yihishira. Oya arayarya mu kanya bababwira ati muyazane ati ngiye mfite ndayahekenye. Ndayahekenye muzana amavuta nkumbuye Mariyoti. Pastor urakoze cyane. Asante sana murakoze namwe. Gusa Yongwe ndamukunda ariko nareka kurya amafaranga y'abaturage. Yego. Ariko kurya amafaranga y'abaturage Imana imuhembe kuko niyo yamuhaye umurimo. Ihembesha. N'abayongwe ni benshi. Oya bayongwe ni benshi nyine. Bayongwe ni benshi. Rega nituvuga Yongwe hari televiziyo yitwa Yongwe, hari n'ikinyamakuru cyitwa Yongwe, gusa twavuza Aposo Yongwe. Hari n'abandi bapasiteri basa nkawe bameze nkawe. Bose nibareka kurya amafaranga y'abaturage. Haro tweze kuvugaho wabwiraga abateye ngo nibajugunye ubukene imbere bakajugunya amafaranga. Ubu yatangiye kubujugunyira muri Canada. Ubu ni harimo kuba ariko se buriya abazungu babujugunya bate? Ko ari wagiye uciriritse. Buriya nawe yagiye kubujugunya ahandi. Oya barimo kumujugunya imbere. Abazungu barimo kujugunya ubukene mu giseke. Sawa bakunzi ba Dia Wacu TV, murakoze cyane kudukurikira kandi tubakunda cyane nkuko mudukunda. Imana ibahereza umugisha, mukomeze mubane natwe kuri Dia Wacu TV. Murakoze cyane. Mwari kumwe Pastor Fred SABITI tubakunda ubahoza ku mutima kandi ubasengera. Hamwe na Dia Wacu ndabakunda muhahe muronke.